Mwaramutse neza, nshimye Imana kubw'iki gitondo, nshimye Imana kuba ufunguye iyi audio ifite intego yo gucecekesha amajwi yose y'urucantege, amajwi adatanga ibyiringiro by'ubutabazi bw'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ndabishingira mu ijambo riri mu gitabo cya Yesaya igice cya 49:15 havuga ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko jye sinzakwibagirwa. Icyo ni igisubizo cy'Imana mu gihe cyose umuntu wayo ari mu bihe bimugoye. Ntabwo Imana yakwibagirwa, ntiyagutererana, ntiyakureka. Amajwi avuga ibitari ibyo ntakwiriye guhabwa agaciro. Reka twumve agace gato k'iy'indirimbo dukomeze. Ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nuko bimeze bityo. Ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nuko bimeze bityo. Uko ni ukuri ko Imana itakuretse, ibyo ni ibyiringiro bikwiye kuguma mu mutima wawe, ukarwana urugamba rwo gukomeza kwizera yatabaye batubanjirije nk'uko tubibona mu byanditswe byera mu bihe bari barimo. Reka rero mwifurize umunsi mwiza, umunsi w'uburinzi, umunsi wo kugirirwa neza n'Uwiteka Imana Nyiringabo, umunsi w'ibyiringiro bitajegajega, maze wowe ubwawe, abawe n'ibyawe murindwe n'Imana mu izina rya Yesu Kristo, kandi umwuka, ubugingo n'umubiri nabyo bibe bitariho umugayo, bitariho ubusembwa, ahubwo birinzwe n'Umuremyi n'Umucunguzi n'Umugiraneza, mu izina rya Yesu Kristo Umukiza wacu. Amen.